ubutumwa bwiza kubusobanura nta handi hantu ho guhera ni mu ijambo ry'Imana. Ngiye gusobanura ubutumwa bwiza nakoresha amagambo Paulo intumwa ubwo yandikiraga itorero ry'i Roma, ubwo yasobanuraga umurimo akora. Iyo magambo iyo nyasomye numva igisobanuro cy'ubutumwa bwiza. Ni amagambo yavuze ngo tusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Aravuga ngo Paulo imbata ya Yesu Kristo wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranijwe ubutumwa bwiza bw'Imana bwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Ayo magambo anyereka ko ubutumwa bwiza ari Kristo. Kristo wavuzwe mu isezerano rya kera n'abahanuzi, wavutse kuri Dawidi ku mubiri ariko wahamijwe ko ari umwana w'Imana umwuka wera. So ubutumwa bwiza rero buvuga Kristo.